Ni mu gihugu cy'Ubufaransa, nkaba ndi mu gace k'umujyi wa Rouen hatuye rwose abanyarwanda benshi cyane. Ntago turi kumwe kuko sinari nazanywe no kubonana nabo, nari ndi mu biruhuko, ariko nashoboye kuganira na Nahimana Thomas. Nahimana Thomas umwe mu banyapolitiki baranzwe cyane no kubeshya no gushyiraho politike yise ya guverinoma y'abanyarwanda y'u Rwanda iba mu buhungiro. Nkaba narashoboye kumva ko yiyemerera rwose ko yifuza kuza mu Rwanda. Nkaba hari icyo yambwiye nifuza kumenya niba ari ukuri ko yaba yarasabye pasiporo y'u Rwanda kuri ambasade y'u Rwanda ntayibone. Nsanga ahubwo abanyarwanda baba mu mahanga bakwiye kumenya inzira zo gusaba pasiporo y'u Rwanda, kuko ni uburyo bumwe bwo kwikura mu buhunzi. Nkaba nabamenyesha ko bitabuza umuntu kuba yakomeza gutura mu gihugu atuyemo, ariko ntibinamubuza kuba yagira ubwenegihugu bw'igihugu atuyemo. Ariko gusaba pasiporo y'u Rwanda wari usanzwe uri impunzi bigusaba kubanza kwikura mu buhunzi ukabuhakana, hanyuma ubwo utangira inzira yo kwihuza n'igihugu cyawe. Ubwo rero umuntu w'umunyapolitiki udasobanukiwe n'inzira yacamo ari mu mahanga kugira ngo agaruke mu gihugu cye, nkaba nifuza ko rwose abantu babisobanukirwa. Ndi mu bazabafasha, kandi mpamya ko n'inzego z'ubuyobozi z'abanyarwanda hari mu Rwanda cyangwa mu mahanga dukwiye gusobanukirwa inzira zitangirwamo ibyangombwa. Ndabashuje rero abanyarwanda baba mu Bufaransa, nkaba mbifurije n'abandi bari mu bihugu byose ko inzira yo kubona pasiporo nyarwanda ivuga ko uba utangiye kwikura mu buhunzi, kandi niyo nzira nziza yo gukorana n'igihugu cyawe. Waba ufite imishinga ya politiki ukayikora, waba ufite imishinga yo kugendana n'igihugu cyawe udaca inyuma nayo ukayikora. Murakoze.